namwe ajya kwidumbaguza umugabo uramutse kimeze gutya Yes. Oya. igwane zikorera Inzoka. reka ye Kuba yanayiyumvije. ngo n'inzoka ayishu guys ibi domu yireba dukizanga mu ndebe N'igiki. nawe nk'ikibumye yikubita amazi yibuka kera kijya kwidumbaguza mu gishanga mu mazi yarwanze kuma yo mu gishanga rero ngiyi n'inzoka Iskari kirekire. Umuntu nawe yumvise. cyari kirekire Ya mu mazi koko. Sicyo. Siyo. Guys. Kadeye. cyo koza kababwira mumbare abantu mwajya ngamujya Reba yayinyunyuguje none ributse gucira nyuma byarangiye. si twajyaga tujya kwidumbaguza mu gishanga urumva tukiri abana Twebwe yabaga yaguye oya ahantu twidumbaguza ntabwo nagara amazi. wagiyeyo Nagara amazi ashoka kuriya. maze adashoka atagenda Oya nje nidumbaguje kwa Nyagahene. reka nyine nagagenda Iyi Hano nagagenda. n'umwana. Kwa Nyagahene niho nidumbaguje. Narakarutaga ku ishuri nagatumbaguza niga primaire. buriya amazi ukuntu yarateye ubwoba abantu bajyaga bayapfira niho nidumbaguje. twajya mu gishanga handi ko ko habaga amazi agenda Mwe niyo mpamvu ibyo twajyaga tujya bikorwa. kuyidumbaguza bagiye imvura yaguye yabaga ari menshi koko tukajya tukoga noneho hari ukuntu nka ruguru habaga hariyo akabyana byo mu rugo Bigahita bipaka. iyo ashakaga kujya kwituma yitaga yituma mu mazi akituma atavuye ubu urajya kubona muri nka hano ajya kubona ukabona icyana kirayigo kirayigo Ariko Imana ikura abantu mu bwana n'ukuri niyo noneho nabaye nyibona ino video nanye ubwo tukiri abana noneho feri jya baguri kugenda gutya mu mazi ugenda gutya uhura n'utuyoka uhura n'ibikeri uhura kubura nacyo kiraje cyashwanyagura Shamara gazi mutubwire ibi bintu nange byagiye bibaho mu bwana hari umwana utaridumbaguje. kamera byakubayeho Yambaye uriwe wayabimba babyita kuya. basi bwanyu ako kano karananutse ako karananutse Umva nkubwire. Niyo mpamvu nabonye kimeze nk'inzoka. Wagira ngo ni inzoka. Dore igihe twigeze kujya kwidumbaguza umunsi umwe sinzabyibagirwa. Noneho abantu twari turi kumwe nyine nagize ubwoba bwo kwidumbaguza. Noneho hari umugabo muri karitsiye watumva yacungaga abana bagiye kwidumbaguza akaza agaterura imyenda yabo. Noneho uwo munsi ngiye barambwiye ngo nimbahe imyenda ngo nimfate imyenda yabo. Uri kumva? Icyo gihe sinzakibagirwa. Uwo mugabo yaramanutse inkungugu nanjye narirutse ya myenda yose ndayitwara. urayitwara Abana bagenda n'amabuno mu biyaga kandi n'abahungu bariruka ariko bana harimo n'abakobwa ibyo si byo ngibyo byabaga ntabwo byabaga bitureba reka buri wese yajyagamo akiyongera ariko mana yanjye cyakoze burabuze n'ubu muri karitsiye iyo mbabonye abo bana twirukankanaga babaye inkumi n'abasore ntibabibabwira ariko buriya buzima bwari ndabireba bwiza nkabyibuka ariko buriya buzima bwa kera bwari bwiza umuntu yicaye ewa nta kindi kintu abara uziko njyewe abana bo muri karitsiye bajyaga no kuvoma nkajyayo kandi mu rugo dufite amazi kugira ngo ngende gusa aho nsigaye mbona abana b'ubu ngubu batagikina batagira ibihe byiza ntabwo bakigira ibihe byiza buri wese kaba yibereye bari mu rugo mu bipangu ni ukwirwa ku ishuri mu gihe kiriya gihe twigaga igitondo umwe akiga igitondo ejo ukiziga ikigoroba ubwo umunsi waba wize ikigoroba njye mba mbona iriya bihimba numva bikumbuye byumva ushaje ariko buriya buzima kandi bwiza ntabwo ari seseme kubera guseka anyway guys ahangaha twe tukiri muri za comment rero z'ejo bundi hari bya bibazo byo mu rugo hari umutipe wanditse muri bya wa mugabo ndege ko turi kuri TikTok turi kuri live nyine turi kuvuga bya bibazo byo mu rugo hano hari undi waje arandika aravuga ngo nitwa byo ntabwo bivuga
yaranditse ngo ibyo bibazo ntabwo ari ibyo mu ngo gusa n'urubyiruko duhura nabyo ariko rero kadusobanura abantu hari abantu batari kiriya kiganiro ushobora gusanga duhereye hano batazi ibya bintu byagenda ejo twari turi live kuri TikTok turimo turaganira ibintu bijyanye n'ingo ibintu bituma ingo zisenyuka ibintu nk'ibyo noneho nyine ni ibibazo bya famiye nuko hano haza undi mutipe nawe atanga ikibazo cye ariko hagati aho yanashakaga munamugira inama ati ibyo bibazo si ibyo mu ngo gusa n'urubyiruko duhura nabyo pe ngo ariko ibaze gusanga usangira umugore na papa wawe njyewe maze imyaka 3 nkundana n'umukobwa uwo mukobwa akagira igisaza ku ruhande baryamana kimwihera kashi ariko njyewe kimwihera kashi ariko njyewe ntabizi gusa nahoraga nizeza ahantu akura amafaranga kandi nta kazi agira nyine kuko ushobora gukundana n'umukobwa fiyo ukajya ubona ahora asa neza urafite wiga ihenze ahora asa neza kandi nta kazi nta n'amafaranga ujya umuha atajya nagukura ibyinyo urabizi ko umutipe kumukunda uremera ukajya kuyakura ku ruhande ukajya no gusambana ariko ntabwo wayakuyemo byakakubona nabi ubwo muri iyi minsi nibwo twapanze ko twabana habura ibyumweru 2 ngo njye kumwereka ababyeyi banjye nibwo nahamagawe n'inshuti yanjye ngira kibonye umukunzi wanjye ujya muri Lodge baturanye urumva nahise njyayo nirukana shango biba n'akavuyo ngateza y'akavuyo yasanze papa we ari we ngo nasanze papa ari we uri kwitera umugore wanjye yiregura mbwira ko atarazi ko ari papa kumwinyira ukunda n'umuntu ntakwereka ababyeyi kandi n'abo batipe ntabwo bakunda kwerekana sha ababyeyi babo ntabwo bakunda no gupostinga yego uburyo nyine washobora kugenda ugakundana naba n'umukobwa post buri kanya bapostinga famille yo mu rugo umunsi wako ajya bakamugira umunsi nyine hari ukuntu wagupostinga we na mwatashye nk'ubukwe ariko abahungu kujya mu ngo azapfe kuvuga ngo dore izo furi ntabwo zibafata ni bake ubwo yiregura mbwira ko atarazi ko ari papa ngo kandi atifuzaga kujya nyaka amafaranga ubu uwo mukobwa waba ukimugize umugore wangu nuko yanditse neze siga nkubwire reba uyu mukobwa byangaga gukora umutipe amafaranga sari kubyumva ndabyumva cyane avuga uti mutipe ndamukunda ndabyumva cyane nshaka ndi umugore ntangiye kumwaka amafaranga abona ko ndi kibyaba rero reka nde nemera ndashaka kandi masa musobanura akayakura nabyo mutipe yigeze namubaza hari kandi nige nabonye nisukisha bakambaza aho nayakuye ukavuga ko yakuye uyakoreye uwo bayama nundi wabaye guhaye ubwo bayama kana yakoreye neze simba barumbwira uri umukobwa gutya nyine tu ugakundana n'igisaza kandi kibera amafaranga nyuma ukazasanga icyo gisaza ni papa wa muri munda kubana ndetse umutipe yaranabafashe aho ngaho ubuhiye mwana ubuze umugabo singa mukibaye ububuze umugabo neze kibazo abahungu nabo bakora amafaranga byagenda bite erega nayo baba bafite rega bano basura ayishuwa none si umuhungu urumva nta yari afite umuhungu ugiye gushaka urumva nta mafaranga afite ari ibyaba nayo bafite kandi umuhungu yaragiye gukora ubukwe aba yifitiye imibare rega amafaranga ushobora kuba uyafite ariko afite ibindi bintu abayafite ahubwo dore ikibazo ntabwo bashaka kuyobora waba yafite baba bayafite none si teka mubwire umukobwa mwakundana sibyo naza adasa neza si yasura mwana si urabizi reka nkubwize naza asa nabi mu mutwe uratangiye muri ubu ndasa ntabwo ibyo ngibyo wabimwangira aho umva mbaye nkubwire ubu urajya kwaka umuhungu erega abahungu bakunda abakobwa basa neza umuhungu nimba mugiye kubana umushahara ahembwa urawuzi ayishuwa amafaranga ayishuwa kuzi kubera atabikubwiye se ubwo wenda bafite ukuntu bakundana nawe mfite uko nkundana simbizi ntabyo nzi ariko ako buriya baba ububizi ashaka no kukwirariraho ikamumarira ikizi oya si hano nkamubwira uyu mutipe we yaribazaga waba ukimugize umugore nasanze acembana na mbasanga nakubwira ngo ibyo ngibyo byaba binarangiye njye amumfatiyeho nahita amubwira uti warakoze oya ntamubwira uti warakoze twarakundanye ubwo nyine wamfatiye mu makosa gusa ubu ngubu naza ndeba data bukwe nkareba n'umugabo wanjye tukarebana gute cyokoza njye namubwira uti sheri wanjye nakoze amakosa ndabyemeye ariko ntabwo nari nzi ko ari papa wawe
wenda amakosa nakoze nuko namuciye inyuma ku muntu ukuze k'umupapa mbabarira bayi yakubwiye ati ngaho ndapfa kukwihanganira ndakubabarira ariko ntibizongere waba mbabariye nyine ubwo nanjye nazi ariko uzi impamvu njye namusezera gutyo nuko naba mfite isoni zo kugira ikintu mpingutse nta nubwo nabona n'icyo mubwira namubwira uti mbabarira nyine ikosa narikoze nabikoze nyine nta n'ikindi cyo kurenzaho mfite mbabarira we umutima we wamwemeza kumbabarira akambabarira ubwo rero ibibazo bw'abantu umwe reka nkubwire njyewe oya ubona inyama numva niba uri umusore sibyo niba uri umusore uzi ko umukobwa mukunda nta kibazo wowe ugafite nizo ukuntu utamwita abandi bazamwitaho hari igihe aba adafite ubushobozi bwo kukwitaho hari igihe ibintu byose hari igihe ibibaye byose ntabwo byakunda ariko hari n'igihe aba agufite ahubwo ugasanga nyine iyo yamwatse nawe gusa ibindi bintu wenda birenze ubigize ubu umuntu ugukunda aza gusa gusaba ibintu kandi nta gahunda rufite nusa ubundi ubusanzwe utabimuha yego wenda ntabyo uramuha ukajya kubiha abasaza rero hari n'abakobwa batekereza nabi uri kukubwira ugasanga ntushaka kuryamana nawe mutarabana kandi urashaka kwita wabimusaba agahita akubwira uzaje uzaze kundeba mu rugo ntayo uwo nguwo ntabwo aba ari umuhungu ugutekereza ko muzabana atagusaba umuntu uri kuguprofita gutyo ubona uko mutuye ikibazo nawe akahita akubwira utuzaze gutya na gutya nese ubwaheze mbarongera wowe uyu mukobwa ukimugize umugore usanze yarahuye na papa we kandi mu by'ukuri atarabizi n'ubundi abantu benshi barasambana ariko nuko batazi basambana ngo ntibane bakaba basambana cyane abantu benshi ugasanga yahuye na papa wawe niba bafite igisukari kimwera amafaranga yakwikemurira ibibazo urabizi neza ko ari umusore ushobora guca inyuma n'umusaza icyo kintu urazanakikubabaza kandi waba umuciye inyuma n'undi musore bubona bangana akakubabarira akavuga ati wagiye kureba umuntu w'umusaza basi ujye ku musore basi iyo ujye no ku musore muto ukavuga uti ugiye kubusura wenda nkabimenya ko nyine wakoze nyine wanciye inyuma basi wenda wampa n'impamvu igaragara wenda ariko umusaza so guys ngaho namwe nimutubwire rero ko mubyumva uyu mutipe yabyanditse aho ngaho turi kuganira ibintu bya famiye muri famiye birimo ibintu byinshi ariko ikintu cy'ingenzi ngiye numva ubundi nimba ukundana n'umukobwa kuko utamwereka ababyeyi kiba kitaragera erega abasore reka mubwire abasore nabo muri iyi minsi wagira ngo baba bari kudukina baba bakiri gutegura hari ntabwo aba yakonfirma yuko neza tukamubaza ko iyo ukiri umukobwa tuvugize nko mu myaka 30 ubu urumva ugura umuhungu uguteretse wese ubona ufite gahunda uramufata ukamushyira aho ngaho ku mugozi abakobwa rega kuko ntabwo uzi ngo uri seriye ni uwowe wa mutipe utarigeze ukwereka abavandimwe be rero ageze akundana na mukuru we cyangwa murumuna we none si ibyo ngibyo wabindenganyiriza ntabwo wabindenganyiza nshobora no gukunda abavandimwe nka 3 kuko baba batanyerekanye iwabo cyangwa banyerekane n'abavandimwe ngo mbamenye rero ntabwo wabindenga twebwe abakobwa rega dutegereza abadutereta bakaduhereza igisubizo cyangwa bakatubwira uti ngwino mushyire mu rugo naho ubundi mwebwe abahungu impamvu mwanga kutwerekana muba muziritse muba muvuga ati uyu nguyu reka nkomeze mugerageze finali ni numva nkeneye kubaka urugo nzajya kumwerekana iwacu ubwo rero wa musore we niteretananira na papa wawe uzihangana kuko n'ikosa ryawe ntawe uzaba wamwenyereye ayizi bakunzi bacu no umutipe mumugira inama nimba ari bugumane n'umusheri we nimba papa we bari bushwa buriya papa we bunane bateranye umumira gusa ngo yateje akavuyo kuri rogi kuko akunda urabona igihe buriya mufata ari urabona kuri rogi ntabwo wapfa kwemera ko winjiramo ntabwo biba byemewe niba uje gutipa ngo udashaka ngo umuntu ngo umeze gutya buri aho ngaho ntibyakunda uri muri kino cyumba aho reka buriya ateza akavuyo nyine ateza fayiti papa basohotse n'amayesuine n'ibiki tasanga igihugu cyo kiraho hanze akora musaza njye ntabwo namuremye byarazi akose ni uko umuhungu atigeze atubwira niba mama we abana papa ariko gikomeye akaba yamuciye inyuma ubundi saro barabiyoboye ko ibyo ngibyo ni ahubwo buriya ntabwo bizi ibintu igitsina gabo buriya maze hari igihe bashobora gutera n'amatiku aho ngaho kuri roje aho ngaho bakahava byose babikarabye byarangiye bagahurira no mu rugo ukagira ngo nta n'icyabaye kandi nafite mama we cyiza cy'abagabo kandi ubwo ari abagore
ni ukurwana bavuga ati umugabo wanjye bamujyanye bakabimubara nk'imyaka ingahe guys mutwandike muri comment ibibazo ubona bizarangira gute koko